Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati agaciro k'ubuzima bwacu tukamenya iyo buri kuducika cyangwa se tubonye abo buri gucika. Igihe inkuru y'urupfu rw'umuntu twakundaga igeze mu matwi yacu nibwo twibuka kubaza igisobanuro cy'ubuzima tubamo. Buri gitondo tubona tubyuka bajya ku murimo bakajyayo, icyizere cy'uko buri bwire na cyaba ari cyose ku mirimo bamwe bakaba banibwa abandi bagakorana ubushake. Gusa iminsi iratangaje, hari ubwo usanga abiswe abanebwe ari bo bagize umusaruro mwinshi. Impaka zigahora epfo na ruguru, bamwe baburana n'abandi ari bo bakoresha imbaraga nyinshi ariko igihembo cyabo kikaba inica n'ikize. Imvune zacu sizo zisobanura umusaruro wacu, hari ugena kandi ntitujye impaka nawe. Aturusha ububasha duhashatse, igihe ashakiye aduhindurira amazina igihe abishakiye. Ni inshuti ya bamwe akaba umwanzi ku bandi. Uruhande rumwe ni umunyabuntu, ku rundi ruhande akaba umugome. Uko asetsa bamwe niko ariza abandi. Ugutwi kwe kuba guhuze kumva amarira ya bamwe, ari nako ikiganza cye gihugiye mu kumanura imigisha ku bandi. Uruhande rwe rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso haba hari abirengagijwe bari gutakamba basubiramo ibibazo bibugarije, gusa amavi yabo agakoboka kurusha y'isekurume bategereje imigisha n'ibisubizo bakabibura. Ugena ibyacu twizera ko hari aho aba yicaye atubona ndetse atwumva, buri wese amusobanurira ukwe ndetse amuvuga uko ashaka bitewe n'umumaro yamugiriye. Yahawe amazina menshi muri buri bwoko bafite uko bamwita. Ni igihangange, ni ikirangirire, bamushyiriyeho imihango ituma bahura nawe, bagakoresha ibitekerezo byabo bakihuza nawe mu isanzure, mu ntera ndende uturutse aho bari bakaganira nawe batuje cyane. Abandi bakabikora bacecetse bari kuvugisha umunwa no mu mitima, ntibaba bitaye ku ntera iri hagati yabo nawe. Gusa mu kwizera kwinshi baba bazi ko ari kubumva kuko bamuhaye ijambo rivuga ko nta kimunanira. Abandi bongeyeho ko ashobora byose, bivugwa ko ari we utandukanya ibihe n'ibindi. Afite igitinyiro, bavuga ko ari we ugenga ubu buzima. Mu nkuru zimwanditseho, abo yatunze inkoni ngo bapfe nta cyababujije gupfa. Abo yahaye ngo ntawe abatse uretse we ufite ubwo bubasha, ngo si umuntu nkatwe kandi ntaba mu isi nkatwe, ariko byanditswe ko dusa nkawe. Buri uko nabonaga uburwayi bw'isheja nikubitaga imbere ya Rurema nkamwinginga, ndi gutakamba musaba ko mu bundi bushobozi nkamenya ibyo nahishwe ariko nkavura urukundo rwanjye. Nabikoraga ndeba mu kirere nkasaba izuba n'inyenyeri guhimira ibihe umwanya amagambo yanjye yuzuye ishavu n'agahinda gasatura igice akagera kuri uwo mugenga. Nabuzaga imvura kugwa ngo itamanukana amasengesho yanjye akaba ifumbire y'ubu butaka. Namaraga igihe kitari gito ntegereje ikimenyetso k'intimba yanjye yageze ku mutima wa Rwagisha. Nibutsaga umwana wayo wavuzwe mu bitabo ko yamennye amaraso ari ku butaka abikora agira ngo aturuhure imitwaro yacu. Namubaza icyo amaraso ye yapfuye kuko nari ndemerewe kandi ngeze aho naniwe. Namubaza niba ibyanditswe ari ibinyoma, nkamubaza niba imitwaro yo mu isi yavugaga atari yo guhitamisha umugongo wanjye, nkasubira muri ya magambo yanditswe nkasesengura neza iyo mitwaro bavugaga, nkasanga niyo nikoreye, nkongera nkubura amaso nkareba ikirere. Nkabaza umwana na se niba imiriho yabo barusigiye ngo bature ab'isi bibaremereye yarapfuye ubusa. Nari kwizera iki nkareka iki? Ko hazaga interuro mu matwi yanjye ivuga ko ibyo abarugaba bibona barambirije, abarambiwe batashye. Nabajije abo bagabo babiri bagizwe abagenga b'ubu buzima, igihe umuntu amara arambirije ategereje ibisubizo byabo. Ukuri nuko inzira zose zari gutuma mbageraho ntari kuzikoresha nyuze mu madini atandukanye, nsaba abakuru b'ayo madini ko bamfasha kugeza ikibazo cyanjye iyo bita mu ijuru. Bansabaga gushyira amavi hasi nuko nkahumiriza nkabikora uko babimbwiye. Nibwiraga ko ubw'intimba yanjye iri kugarurwa n'amababa y'inyoni, nitugera iyo kwa Rurema wenda abo bakozi be bandusha ububasha. Abo bitwa abakozi be nabo bagerageza uko bashoboye bakihanagura ibyuya. Udutambaro bakoresha tugatoha nk'utwajanditswe mu mazi, iminwa ikuma, bamubwira bati ugomba no kwiyiriza ukamara iminsi utarya utanywa, uburiye umubyizi mukwe ntakaba atagize. Ibyo byose narabikoze ndetse mbikora ntinuba.
nuzuye icyizere cy'uko bishoboka ko amagambo y'abo bakozi ba Rugiga yamutera impuhwe, akavumbura ibitangaza bigasatura ikirere, akansanganiza kumwenyura, nanjye nkava mu mwijima nari narashizwemo n'uburwayi bwo mu mutwe bw'umukobwa nakunze. Ibiryo narabisezeraga urwarwa n'amazi nkabigendera kure, nkategereza ko ijuru rinsekera nkabaho, nkahindura nkajya ahandi gushaka undi mukozi w'Imana nawe nkamubwira intera agahinda yanjye, nta kuzuyaza akambwira ati izere Imana irakora, dore yaciyemo inyanja kabiri yambutsa abana bayo bavanye mu bucakara. Inkuru ikomeza ivuga ko no mu butayu yabahaye ibyo kurya biva mu ijuru. Gusa igitangaje muri iyo nkuru ni uko urugendo rwabo barugiye imyaka 40, kandi ari urugendo rugufi wagenda umunsi umwe. Nibajije impamvu yabaretse bakayoba ntibabashe kugera iyo bajya mu gihe gito. Buri wese yambwiraga ibye nkabyakira uko biri, gusa nta gisubizo nabonye. Kurambirwa kwanjye kwampaye gukomera, ndahira kutazigera nsubira inyuma ntarabona uburyo navuramo isheja. Urukundo rwamvunaga umutima uwo nkunda akaremerera ibitekerezo, ubuvuzi bugasaza ubwonko bwanjye. Ibyishimo byari byaragiye kure aho mbishaka simbibone, umunezero warayongeye mu mwijima. Ibiro byanjye byuburaga nk'umukungugu uri guhuhwa n'umuyaga. Nari ndi kuzongwa ahantu hose nishakisha nkibura, nari naramizwe n'inzira zishakisha umuti wo kuvura umukobwa nihebeye. Abandi barwayi barankumburaga kandi nirirwa mu bitaro, abandi bavuzi bakanshakisha ngo tujye inama nk'uko byagendaga mbere ntibambone. N'ubundi sinari inshuti zabo, ntibifuje kumenya ibyanjye. Twagira yari ari kunyunga imvune natewe n'isheja. Ubwo yirukaga nkamukurikira nihaye gutera intambwe nk'iye nisanga mu kinogo ndasikira. Naguye hasi isheja arahagararaho kumpagurutsa yarasetse, andeba uko ndi kugaragurika nkabona biramushimishije. Nahagurutse nashoboye kugenda neza, nagendaga ndi gucumbagira. Isheja akagenda iruhande andeba akisekera, uburwayi bwe bwari bwagarutse. Sinari kumurenganya, byari bibabaje we yabonaga bisekeje. Njye nari ndi kumureba ndi kwibaza icyabaye kugira ngo ahaguruke yiruke. Yabona nguye hasi agahagarara, igihu cyari cyaburiye mu maso ye hagacya aseka. Natunguwe nuko no kurakara kwe kwaje gutunguranya. Nibajije ibintu biba biri mu mutwe ku buryo ahora ahinduka nk'ikirere nta mwanya bimusabye, ndayoberwa. Nagendaga ngana ku biro byanjye isheja atakiri kumpa ikiganza ngo byibura mbere agakoni nk'uko njya mbigenza iyo ari mu bihe akeneye umuntu wo kumwitaho. Nageze ku biro byanjye isheja akiri iruhande rwanjye ari kunseka. Igihe isheja yabaga arwaye amagambo ye yaburirwaga irengero, agasigarana inseko cyangwa agahinda. Aho kumubona yigunze byari byiza kumubona aseka. Sinari nitaye ko ari njyewe ari guseka, icy'ingenzi ni uko yasekaga. Nafunguye ibiro ndinjira, isheja nawe arinjira. Namaze kwicara isheja amagarara hejuru yitegereza ibiri mu biro byanjye nk'aho atabizi, agahindukira akandeba akanseka. Ibyo yakomeje kubikora nanjye ndeba uburyo abikoramo, nasesengura buri kimenyetso cyose akoze ndi kwibaza impamvu akoze ibyo akoze. Nashakaga kumujya mu bitekerezo nkamenya ibyo ari gutekereza ndetse n'uko ibyiyumviro bye biba bimeze iyo ari mu gihe nk'icyo uburwayi bwamutwaye ubwenge bwose. Isheja yabikoze nta kunanirwa kugeza ubwo ijwi rye ryasarajwe no guseka. Njye nari nicaye nakuyemo urukweto ndi kugerageza kugorora imitsi y'akaguru, ariko uburibwe ari bwinshi. Sinari ndi kwibuka ko nahamagara uwamfasha. Isheja yarahindukiye ahagarara arandeba, atangira gutunga agatoki mu kanwa ke, akandi kaboko ari kugakubita ku nda ye, ikimenyetso cy'uko ashonje. Nahamagaye umuforomokazi musaba kuza agatwara isheja akajya kumugaburira. Sinari nshaka gukomeza kureba isheja kuko byanyongereraga agahinda. Umuforomokazi yaraje afata akaboko isheja agira ngo amukure aho ajye kumuha ibyo kurya. Isheja aramunanira. Nsaba umuforomokazi ko yabimuzanira aho mu biro. Yabikoze yihuta azana ibyo kurya isheja arishima. Nuko aricara bamuhaye ikiyiko ngo arishe aracyanga, ashaka kurisha intoki. Nabonaga biri kotsa nk'ibivuye ku itanura ry'umuriro, ndetse n'intoki ze zari zisa nabi. Twabanje kumwoza intoki bigoranye, gusa umuforomokazi abimfashamo.
Isheja yagiye gukora mu biryo yumva biri kotsa, agerageza uko ashoboye bikomeza kumwotsa. Ikiriko cyari giteretse iruhande rwe ariko adashaka kugikoresha. Narakimuhaye aranga, nkurura intebe ndamwegera nshaka kumutamika aranga, ahubwo atangira kurira kuko ibyo yari ashaka byari biri kwanga. Amarira yagwaga mu biryo nanjye ndi kwibaza icyo gukora ngo aceceke. Umwotsi wavaga mu biryo wari mwinshi, kubihoza byari bigoye. Narebye agacupa k'amazi akonje niyungura inama nsuka ayo mazi mu biryo. Ubushyuhe n'ubukonje buburizwamo, ibiryo bisigara ari akazuyaze gusa birimo amazi. Umuntu muzima yabanza kujijinganya kuko ibyo biryo ntibyasaga neza habe na gato, ariko Isheja yakojejemo intoki ze mu biryo yumva ubushyuhe bwagabanutse. Arandeba aranshimira ariko akomeza kurira birya ari kubitamo amarira. Yaryaga mbona afite apeti kandi akunze ibiryo ariko nkibaza ikiri kumuriza nkakibura. Isheja yamaze isahani amarira yatari gukama, arongera atunga agatoki ku munwa ndetse akubita ku nda ambwira ko ashonje. Natumijeho ibindi biryo umuforomokazi arabizana, asanga Isheja ari kurira amarira yari kugwa ku isahani. Andeba n'agahinda kenshi arambaza ati, muganga, uyu murwayi yabaye iki? Nazunguje umutwe muhakanira amubwira ko ntabizi. Ibiryo umuforomokazi yari azanye byo ntibyari bishyushye. Isheja yabiriye mu kanya nk'ako guhumbya arongera akora ikimenyetso cy'uko ashonje. Bazana indi sahani ya gatatu, Isheja ntiyahaze bakomeza kumuzanira ibyo. Isheja yariye amasahani 15 abona kurekeraho gukora ikimenyetso cy'uko ashonje. Twagira yumvishe iyo nkuru ava aho yari araza kwihera ijisho ibyo birori byo kurya Isheja yari ari gukorera aho mu biro byanjye. Njye nawe twarumiwe nibwo umuntu ubasha kurya ingano y'ibiryo Isheja yari amaze kurya. Isheja yari amaze kurya isahani ya 15, amarira yatangira kugabanuka. Nibaza niba amarira yari ay'inzara ndashobirwa. Isheja yaranshimiye ahanaguza intoki ze ku myenda ye nari nakiriwe kumuha amazi. Twagira yarandebye mu maso arambaza ati, ko wambwiye ko ushaka gusara kugira ngo ubone umuti w'Isheja, ese nawe uzakora ibingana gutya? Yakomeje ambaza niba nshaka kurya ingano y'ibiryo ariye, niba nanjye nzashobora kurira amarira angana nk'ay'Isheja arize. Twagira ntiyabyumvaga gusa nanjye ko ari uko sinabyumvaga. Nimye amaso Twagira ndeba Isheja ndamusubiza nti, icyo nitayeho ni ukubona uyu mukobwa aba muzima agakira. Nuko ndahindukira ndeba Twagira ndamubwira ati, indahiro twarahiriye ni yuko tuzita ku barwayi ko dushoboye bagakira. Twagira yahise anca mu ijambo arambaza ati, ese urabikorera umwuga cyangwa ni ukubera urukundo rwagushajije? Yambajije icyo kibazo arakaye nuko arandeba arambwira ati, nshuti, natwe dukunda umwuga wacu ariko reka kurengera. Yarebye Isheja twicaye imbere ari kwisekera arakomeza arambwira ati, kora ibishoboka nta muntu n'umwe uzaguseka. Twese hano turakuzi nta kutagira ngo wite ku barwayi bawe, ariko wirengera. Kwemera gutsindwa nabwo ni ubutwari. Narebye Isheja nteze amatwi amagambo ya Twagira kubihuriza mu bwonko birangora. Nuko ndamubwira nti, Twagira, nta cyoroshye muri iyi si, reka ngerageze. Uyu ni wo mwuga twahisemo. Nakomeje nti, ese tutabaye igitambo cy'umwuga dukora twazasiga izihe nkuru n'iwacu? Twagira yanze kunyumva arambwira ati, amahitamo ni ayawe gusa uzamenye ko ntigeze ngushyigikira muri ubwo buswa ushaka gukora. Isheja yahagurutse ntawe umwirukanye agenda ari guseka. Uko niko Twagira nawe yafashe imiti atangira kunyunga imvune. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibyiza ndetse n'ibibi. Kwishima no kubabara niwo musaruro twirirwa twiruka inyuma. Sinzi impamvu wagennye kuba ataduhaye umudendezo wo kubaho twishimye akaturinda ishavu. Gusa inkuru zo mu bitabo bya bamwe zivuga ko byose byaturutse ku tunda ryariwe n'umugore akabasha gusobanukirwa ikibi n'icyiza. Burya izi roho ubona zigenda mu muhanda zikunyura mu maso, mu gitondo ukongera ukazibona ku mugoroba zizamuka zimanuka. Ibitwenge uba ubona byinshi aba ari ibyo korosaho buri wese ku rugero rw'abafite ibimugoye. Hari ubwo ubona ibigoye abandi wowe ukabyita ibyoroshye, ukarenga ukabyita ubutesi ukumva ibyawe biremereye kurusha iby'abandi. Nyamara uwakugeza mu mwanya nk'uwabo
nyamara uwakugeza mu mwanya nk'uw'abo bandi barimo wakumva uburibwe bwabo ukabona ko nabo ntako baba batagize ngo babonere ibisubizo bibagoye. Ntawagenda uru rugendo ari wenyine. Ubushuti nibwo bwato butwambutse iyi nyanja yuzuye imihengeri tukagera ku nkombe. Ibyo ubona bikoroheye biba bikomereye abandi. Ako gasozi uterera wiruka hari ababa barwana no kukazamuka buri cyatsi bafataho kibiyama. N'ubu uri mu mwanya nk'uwo ntuzagire abo urenza ingohe. Uzarambura ikiganza ufashe ugenda kugenda ugifite imbaraga. Wenda uwo hari ubwo muzahura mumanuka intege zawe zacitse. Ugasobanukirwa imvugo igira ati ntawishyuza aho atinditse. Abandi bakabicamo umugani bagira bati akanwa karya kakimwa n'iyo kavugije induru ntiwumva. Iyo tunaniwe n'ibibazo by'uyu munsi tugorwa n'ibihe byacu by'ahahise, ntibiba bikiryoshye. Abatubona batangira kugira ngo si ibyacu, twarafashijwe cyangwa baratubereye. Ntacyo amateka aba agisobanuye kuko amateka yacu akomezwa n'ibyo turimo uyu munsi. Abari bitwa ibigwari mu mateka ya kera iyo baba bahari none inkuru ziba zivuga ibindi. Wari undi munsi mwiza w'abavuzi bose twateranye. Irakiza nyir'ibitaro yari yishimye cyane. Buri muvuzi wese nanyuragaho yari afite akamwenyu ku maso ye, uretse njye wari wijimye. Ibirenge byacu twabyerekezaga mu cyumba cy'uruganiriro hatatswe neza. Tugiye gusezerera undi murwayi byabaga ari umugisha, bamwe babibona ari nk'inzozi. Sinakerewe nk'uko byari byagenze ubushize nahagereye igihe imihango yose itangira ndeba. Irakiza yafashe ijambo ashimira abavuzi arongera arabashimira, ndetse n'abaforomo badufashije mu mwuga wacu. Amashyi y'urufaya niyo yasobanuraga ibyishimo abakozi b'ibitaro bari bafite. Irakiza yari amaze gusobanukirwa akazi dukora ko katoroshye. Yabihaga agaciro mu ijambo rye, ndetse uwo munsi Irakiza yari yakoze uko ashoboye kose yatumye na Minisitiri w'Ubuzima. Irakiza yaramwakiriye. Minisitiri nawe aradushimira atubwira ko ibigwi by'ibitaro byacu byageze no mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Yadusabye gukomerezaho kwita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe kuko nabo ari abantu nk'abandi kandi iyo bitaweho neza bakira bakagirira umumaro igihugu cyabibarutse. Ijambo rye ntiryari rirerire no kuba yarari aho byonyine byari bihagije. Hirya yanjye hari hicaye bamwe mu barwayi barwariye aho mu bitaro bagakira. Buri uko nabakubitaga ijisho numvaga icyizere cyiyongereye ko umunsi umwe Isheja azakira. Abafata ijambo bakomeje gusimburana gusa amashimwe niyo yari ari mu kanwa kabo. Igihe cyarageze umushyitsi mukuru bamuha ijambo. Namubonye agana imbere nibuka uko yaje ku bitaro ameze. Yarayuzuye agahinda n'urujijo rwinshi ku maso yareba nk'aho ari inyamaswa bamujugunyiye ngo imurye. Icyizere cyo kubaho ntacyo yari afite. Amateka yakoraga ku mutima we ntiyibuke ko ari umuntu ukwiye icyubahiro. Umwijima wari waragose inzozi ze atabona ahazaza. Uburibwe bw'ibyo yavunikiye bwageraga ku mutima akabona isi yose irimo ubusa ntacyo gihari na kimwe. Nibutse ijambo yakundaga kumbwira agira ati abantu bose ni beza uretse data. Uko niko yasobanuraga ubuzima bwe mu magambo make. Uwo mushyitsi yari Murengezi. Igihe cyari kigeze ngo nawe avuge ijambo risobanura kwizera ndetse n'ububasha bw'ibisekuru n'Imana y'u Rwanda bifite muri ubu buzima. Intambwe ze zose zari zuzuye icyizere, yibuka buri jambo twaganiriye ndetse na buri sezerano yampaye. Nk'uko byari byagenwe, umurwayi yaheraga ku nkuru akavuga ibyo yibuka ndetse n'uburibwe umutima we wari ufite. Akenshi inkuru zavugirwaga aho zarizaga abitabiriye umuhango, haba ababyizera ndetse n'abatabyizera, bose umubabaro wabaga uri ku maso yabo. Muri icyo cyumba niho benshi bigaga ku buzima, buri umwe akabusobanura uko ashaka ariko bose bakabuha agaciro bakibufite. Amahirwe nk'ayagira bake kubona ugusangiza iby'urugendo rwe ndetse akaguha n'isomo waheraho ugira ibyo uhindura mu buzima. Twese dufite amateka niko biri, gusa amateka ya bamwe niyo ndorerwamo y'ubuzima bwacu. Amateka ya bamwe niyo twubakiyeho intsinzi tubyina none,
ndetse amateka ya bamwe muri twe niyo yatubereye inzitizi ku nzozi twarotaga tukiri abana. Murengezi yaganiriye ibye na se abibwira abari bari aho, bamwe batangira kujujura bati uwo mugabo turamuzi. Ise wa Murengezi yari ikirangirire mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu. Yari yubashywe ariko ntawe wari uzi ko imitungo isobanura gukomera ko yayihuguje umuhungu. Ibyo ntacyo byari bitwaye umuhungu we atamuhuguza urukundo rwe ngo ashyingiranwe n'umukobwa yakundaga witwa Bwiza. Abari aho bumijwe n'inkuru, nta n'umwe wari uzi ibiri inyuma y'insinzi ya se wa Murengezi. Amatelefone yatangiye gucicikana, inkuru itangira gukwirwa igihugu bavuga ko umucuruzi w'umukire yambuye umuhungu we w'imfura. Si ukumwambura gusa ahubwo yamutwaye umukunzi we. Murengezi ibyo ntabyo yari yitayeho, ahubwo mu gushimira abamufashije yanyujije amaso mu bari aha buri sheja, nuko arangurura ijwi rye avuga amagambo yari yuzuye umutima we. Gusa buri jambo ryari mu nteruro ye ryari igikwasi yajombaga ku mutima wanjye.